Bakunzi ba Karumeri TV aho muri hose turabasuhuje. Imana ibahe umugisha abanyarwanda bari muri diaspora, abanyarwanda bari mu Rwanda mo hagati, abari Burundi, mwese mwimvemo ko tubashuje kandi turabakunda nkuko namwe mujya mugaragaza ko mudukunda. Niyo mpamvu rero natwe twiyemeje kujya tubagezaho abakozi b'Imana batandukanye, abafite ubuhamya, abafite ijambo ry'Imana, impuguro ndetse n'impanuro. Uyu munsi rero tugiye kwakira n'ubundi ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya ku mubyeyi twasuye ugiye kutuganiriza. Ariko reka n'ubundi mbere yo kutuganiriza abanze abasuhuze ananabibwire. Abenshi bamuzi ku izina rya Mama Hoseya ariko afite n'amazina ye bwite. Mama Hoseya rero suhuza abo ugiye kuganiriza ijambo ry'Imana. Murakoze, nitwa Nyirangarukiye Josiane, ku izina ry'umwana ni Mama Hoseya nk'uko mumaze kubivuga. Imana ibaho umugisha. Arakoze, reka n'ubundi dusenga Imana kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana n'ubuhamya nk'uko umwuka wera agiye kumushoboza. Mana, mu izina rya Kristo turagushimiye ko utwemereye tukaba tugeze muri uyu mwanya kumva ijambo ryawe. Dusengeye umuntu wese ugiye kwakira ijambo ryawe yakira Imana n'umwana n'umwuka wera. Ndagushimiye ko ugiye kubana n'umukozi wawe usanzwe ubana nawe. Dusenze dushima mu izina rya Data n'umwana n'umwuka wera. Amen. Haleluya. Amen. Amina. Yesu nashimwe. Nkuko maze kubabwira ko nitwa Nyirangarukiye Josiane, ku izina ry'umwana nitwa Mama Hoseya. Ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu, yangiriye neza, ntacyo mushinza. Nubwo bimeze gutya nta n'icyo mugaya, yarakoze, yakoze ibyo yarakwiriye gukora. Imana nihabwe icyubahiro. Ntuye kuri uyu musozi wa Kimisagara, mpamaze imyaka itari mike. Nahatuye kuva muri 1998 kugeza na n'ubu niho ngituye. Imana nihabwe icyubahiro. Nshimye Imana rero ko nongeye kubonana n'ubwoko bw'Imana, kandi bijya binezeza cyane kuko Imana impamagara, yampamagariye kuvuga ubutumwa mu gihe kimeze gutya, kandi ndumva binejeje. Imana nihabwe icyubahiro. Ndabanza guhera ku buhamya rero, kuko ngira ubuhamya nkagira n'ijambo nyir'ijambo yampaye, kuko byose ajya bitanga. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Ndi umupfakazi umaze imyaka 17 mfakaye. Napfakaye muri 2003, ariko kuva muri 2003 Uwiteka Imana yakomeje kundinda, andindana n'abana 3. Imana nihabwe icyubahiro. Nubwo umwe yatashye mu minsi yashize, ariko ndashima Imana ko tukiri kumwe. Uwiteka Imana nashimwe. Haleluya. Haleluya. Imana nishimwe rero. Imana yangiriye neza. Ndi umuririmbyi muri korali Abaragwa, nubwo igihe kinini ntabasha kurepeta kubera impamvu z'ubumuga bwo kutabona, ariko ndi umuririmbyi muri korali Abaragwa. Twatangiye muri 1997 umurimo w'Imana, kugeza na n'ubu turacyari mu buntu bw'Imana. Imana nishimwe. Nabaye aho ngaho rero, ndi umubyeyi ukunda ikintu bita gukarata. Ndi umukarasi wabigize umwuga. Kuva muri 1995 nakaratiraga muri uyu mujyi wa Kigali, kugeza igihe nakirijwe muri 1997. Nkomeza kuba umukarasi wabigize umwuga. Nkomeza kushakisha Imana, ariko igihe kimwe Uwiteka Imana atangira kuntumaho intumwa n'abahanuzi. Abahanuzi bakaza bakambwira ngo Imana irashaka ko nyikorera. Umutware wanjye yari amaze gutaha muri 2003. Noneho babimbwira nkumva simbishyikira, kuko iby'ubuhanuzi ntago nabyumvaga, nari umwana muto mu gakiza. Hashira ikindi gihe undi muhanuzi akaza ati, Mama Hoseya, ati nabonye urimo kubwiriza ubutumwa bwiza,
uri ku musozi ufite bibiliya nshyashya, nkavuga nti ibyo bintu ntabwo mbyumva, ngewe n'umutware wanjye yaratashye, ngomba gushakashaka icyatunga abana banjye, nkumva ibyo si ibyanjye, nkumva ibyanjye ari ukuririmba, nkicara ku ntebe y'imbere nkafata mikorofone nkaririmba soprano, nkantona indirimbo, nkumva n'ibyo nshoboye, nkumva nta bindi birenzeho. Yesu nashimwe. Hashira ikindi gihe undi muhanuzi araza ati mama Hoseya, ati nabonye uvuga ubutumwa usengera abantu barwaye abadayimoni bagahunga. Uwo muhanuzi namubwiye nti mu izina rya Yesu, ni nta nubwo umuntu urwaye abadayimoni namwegera, nti kuko urugamba rw'abadayimoni nahuye narwo, kuko hari urugamba nahuye narwo muri 2003 ndwaje umutware wanjye, umuntu amafaranga 200 atongereye abadayimoni, abo badayimoni nabarwaye amezi 4. Ubwo rero urugamba rw'abadayimoni nari nararuciyemo, narinzi abadayimoni uburyo bazengereza umuntu. Ubwo rero uwo muhanuzi abimbwiye, numva ni ibintu ntashyikiriye, ndamubwira nti ntabwo nakwegera n'umuntu urwaye abadayimoni. Yesu nashimwe. Ariko burya barahanuraga. Umuhanuzi wa nyuma yaje ambwira ngo mama Hose, ngo ubundi uzakorera Imana waracitse amaguru. Arahigima, amaze guhigima ndamubwira ntese ni no gucika amaguru byari birimo, ariko Imana mushobora kuba mwarayigize ingome. Imana yacu umuntu amaguru ngo nuko atayikoreye. Icyo yakoze yahise amva imbere, ankubita urutugu arigendera. Ndangije nanjye ndazamuka, nari mvuye muri repetisiyo, nzamuka nivugisha ariko mfite umubabaro mwinshi cyane, kuko ibyo bintu byari bimbayeho igihe kirekire, abantu bantumwaho, Uwiteka Imana bantumaho ninira, ariko nkumva nta kintu mfite cyo kuvugira Uwiteka Imana, cyane cyane kuko nari umukarasi wakarataga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, nkahora numva nshaka icyateza urugo rwanjye imbere, nkahora nifuza icyatuma nta muntu wanshishamo ijisho nubwo ndi umupfakazi, kuko iteka mu mutwe wanjye hahoragamo imari, inyungu, urushoro. Mu mutwe wanjye hagahoramo guteranya, kugabanya, kongera, mbese mu mutwe wanjye habagamo imibare myinshi cyane, kuko nabonaga nsigaye njyenyine, nkavuga nti ibyo ari byo byose ngomba kuba umugabo kandi nkaba n'umugore bikemera. Yesu nashimwe. Bambwira iby'ubuhanuzi rero nkumva ibyo ntibyavamo, nareba ukuntu nzajya nirwa ngenda na Bibiliya ntazi no gusobanura ibirimo, nkumva ibyo bintu ntibyavamo, ntinda kumvira umuhamagaro w'Imana. Uwo muhanuzi rero twahuye bwa nyuma nibwo natashye mfite umubabaro mwinshi cyane, nzamuka nivugisha, ngenda avuga ngo Mana, ngo aho kugira ngo ujye untumaho abahanuzi, uzaze ubinyibwirire, ntuye hariya munsi y'inkuru nziza, munsi y'umukingo, uzansanga ubinyibwirire, aho kugira ngo ujye untumaho abantu, njye sinamenya niba ari wowe wabatumye. Yesu nashimwe. Imana mbanyirangiye aho ntuye nk'aho ituwe ihayobewe, ntibyatinze Uwiteka Imana yariyiziye. Mbyutse ngiye mu isoko, ndimo gufata agashakoshi karimo amafaranga, nsenga rya sengesho ry'abakarasi, nishinganisha nti Imana umpe imari, umpe inyungu, mbese bigende neza. Ndangije iryo sengesho, mvuga nti natinze imari ndi buyibure, ngiye kumva numva ijwi rirantunguye. Haleluya. Ijwi rirantungura rirambwira ngo mwana wanjye, ngo ndi Uwiteka Imana yawe, ngo ni njye Uwiteka Imana uvugana nawe. Haleluya. Iryo jwi ndaryiyumvira, ka gashakoshi nahise nkarambika hasi, maze kukarambika hasi, iryo jwi rirambwira ngo ndashaka ko unkorera. Nese Mana nagukorera iki ko nta kintu nzi kuvuga? Ryajwi ryaracecetse, rimaze guceceka, ngiye kumva numva ryajwi rirambwiye ngo nimpaguruke ngo nkorere Uwiteka Imana yanjye. Numva ibyo bintu simbyitayeho, ndangije nahise mfata ka gashakoshi, mpita mfata iya mbere, ndamanuka nigira mu isoko. Ntabwo Uwiteka Imana yahwemye kunsanga,
natangiye kumva ijwi ariko simenye neza ko ari Imana ivugana nanjye, nkumva ko ari ibintu bisanzwe, nkahabwa ubutumwa nabuhabwa ati genda ubwire abantu banjye. Nabwiwe byinshi, ibyo byinshi nagiye mbwirwa ntabwo nabashije kubivuga kuko nabonaga ntaho mfite ho kubivugira, kandi nkumva nshobora kuba ari ukuba ngiye kuba umusazi, ariko ntago byari ibisazi, ahubwo wari umuhamagaro. Yesu nashimwe, haleluya, Imana nihabwe icyubahiro. Byageze igihe rero rya jwi riratuza, rimaze gutuza, iryo jwi naririniriye imyaka 11. Imyaka 11 ishize nibwo hari umumama wasengeraga iwacu witwaga mama Ari, nagiye kumusura arwaye, mbona arantumbiriye cyane ameze nabi. Ndangije ndamubaza ntese kunyitegereza bimeze bite? Arambwira ngo ikimbabaje ngo ugiye kurwara uburwayi bukomeye cyane, ngo buzakugezayo, ngo ariko ntabwo ari bwo buzakwica. Ndangije kubera ko nari menyereye ibintu by'ibigeragezo byinshi, naramubwiye nti mama Ari we nibize bikore defile, ntinikomereza urugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Ndangije naratashye, hari mu kwezi kwa 8, uwo mumama haciye nk'iminsi 10 ahita ava mu mubiri. Nanjye bigeze mu kwezi kwa mbere kwa 2014 nahise ninjira mu bitaro CHK. Ninjiye mu bitaro CHK, ninjiye mu bitaro mfite uburibwe bwo mu nda, uburibwe bukomeye bw'indengakamere. Banshisha mu cyuma inshuro zirenze 2, bagasanga ngo igifu cyanjye ni grave. Mu gitondo dogiteri yo yazaga kuvura, ijambo yambwiraga yahitaga nsuza akavuga ngo Josiane, ngo igifu cyawe ngo ni grave. Buri munsi akambwira iryo jambo. Haciye iminsi banshisha muri scaneri, basanga mfite ikibyimba ku mwijima. Barabimpisha ntibabimbwira, mba mu bitaro igihe kitari gitoya, kugera mu mezi 3 nari ndi mu bitaro CHK. Ariko ndi mu bitaro mo hagati ngiye kumva numva ryajwi riragarutse, rirambwira ngo mwana wanjye, ngo rega gutaha subu, ngo ahubwo nkugize inyigisho, ngo ku musozi utuyeho, ngo no mubo mukorana umurimo, ngo ariko gutaha subu, ngo nanjye mfite intara mu ntoki ndimo ndagosora. Haleluya. Ngo umurama ndajugunya hanze, ngo imbuto nshyire mu kigega, ngo ariko gutaha subu. Nkomeza kwibaza kuri ibyo bintu numvishe, hari mu gitondo nshaka gutekereza uko abana banjye bameze, ariko ntangwa n'iryo jwi rimbwiye gutyo. Muri ako kanya nagiye kubona mbona ku rukuta harimo kugenda abasirikare 2 bambaye uniform, bahetse ibikapu bibavuna cyane. Ngiye kumva numva ryajwi riragarutse, rambwiye ngo mwana wanjye, ngurimo kureba iki? Nahise mvuga ntuwite, ntindimo kureba abasirikare barimo kugenda ku rukuta rw'inzu bahetse ibikapu bibavuna. Ariko kuva nabaho sinari nabona abantu bagenda ku rukuta rw'inzu, kuko nabibonaga nk'ibyambaye ubusa, nkabona ari ibintu biriho kandi ari iyerekwa. Ryajwi ryarambwiye ngo ngo kubona bari abasirikare, ngo bahetse biriya bikapu, ngo bibavuna kuriya, ngo nta numwe wemerewe gukuramo ihema na rimwe, ngo arijugunye hasi, ngo abashe gupungukirwa umutwaro ahetse, ngo ahubwo akomeza guheka kiriya gikapu n'ibirimo byose, ngo agakomeza urugendo mpaka ageze yajya. Ngo nawe rero mwana wanjye, ngo komeza wikorera umuzigo wawe, ngo ntugire akantu na gatoya upunguzaho, ngo kugeza igihe uzagerera iyo ujya, ngo kuko gutaha subu. Haleluya. Kandi icyo gihe nari merewe nabi cyane, nari mbabaye bene data, nari nduhijwe n'umubiri, ndarantaka nkasinzira ari uko bazanye agashinge kansinziriza. Iyo natakaga muganga yazaga azanye rwa rushinge rwo kuntera kugira ngo nsinzire. Mba mu bitaro, wa muhanuzi wambwiye ngo nzakorera Imana naracitse amaguru yansanze no mu bitaro. Mu kunsanga mu bitaro yaraje n'ubundi ijambo yambwiye, yarambwiye ngo mama hose, ngo na n'ubu ntiwari wemera gukorera Imana.
ndangije ndamubwira nti ariko se ntumupfu nawe akorera Imana, kuko numvaga habura gato ngo nipfire. Mubaza gutyo, arangije aransengera, ansezera, harigendera. Mba mu bitaro nkababaza igisubizo bakanyihorera, nkabwira umurwaza wanjye ntibabaza igisubizo bakamwihorera, nibera mu bitaro kugeza igihe bamfatiye ikizami cy'amaraso bayajyana i Kanombe. Umurwaza wanjye yagejeje i Kanombe, barayapima, bazana igisubizo, baramubwira ngo ihute, umurwayi wawe arwaye uburwayi bukomeye cyane, uhite iki gisubizo ugiha dogiteri. Yaraje yihuta ashaka dogiteri, igisubizo arakimuha. Amaze kukimuha, dogiteri yahise ansanga aho ndyamye, arambwira ati se, ati ni wowe Nyirangarukiye Josiane? Nti ni njyewe. Arambwira ati se, ati ko igisubizo kije kivuga ko urwaye mugiga yakurenze, ubundi ibikanu birakurya? Ni hoya. Umutwe urakurya? Hoya. Ni hehe hakurya? Ni mu nda hanyishe. Kandi koko namubwizaga ukuri, ni mu nda handyaga. Yesu nashimwe. Arangije yagiye nkora ku mitsi yo kutubumba mbare, akajya ayikanda, bakankoresha amasiporo, bakavuga ati ko nta kimenyetso na kimwe ufite cya mugiga. Buri mwanya agahamagara abandi baganga bakaza bakankandakanda, bakabura ikimenyetso cya mugiga kindiho. Kugeza igihe bakomeje kuvuga ati nta kigaragaza ko afite mugiga, barituriza. Haciye nk'iminsi 5, bwarakeye nsanga nahumye, amaso ntayarwaye, amaso atandye. Nsanga nahumye, nsanga nta kintu ndeba, ngira ngo n'isi yarangiye, ngira ngo ijuru n'isi byikubitanyije, abanyarwanda n'abanyamahanga twese tugwamo hagati. Nahise ncanganyikirwa, mbwira umurwaza wanjye nti ni ryari? Arambwira ati ni saa 6 z'amanywa. Nti none ko ndeba ntareba? Ndamubaza nti izuba rirava? Arambwira ati rirava. Ndamubwira nti hamagara muganga. Muganga ngezeho ndamubwira nti muga, nturi muganga? Ati ndi muganga. Ntese wambaye itaburiya? Ati ndayambaye. Ntegera hino ngo ukoreho. Mukozeho ndakabakaba nsanga yambaye itaburiya. Naribwiraga nti ubwo yambaye itaburiya y'umweru nanjye ari imbere ndamubona, ariko ntabwo namubonye. Nahise mubwira nti muga, nti nahumye ntabwo ndeba. Bahise banyandikira umuti wo gushyira mu maso, cyo gihe nawuguze 4,000 muri Kifaruma. Bahita banshyira kuri burankari, banjyana kwa muganga w'amaso. Tugezeyo batangira kuncucagiramo wa muti tuvuye kugura. Barangije bavugana mu cyongereza, haciye akanya bamurikamo ibitara. Ngiye kumva numva wa muganga urimo kunsuzuma abwiye wa wundi wanjyanye, aramubwira ngo niryo jambo ryonyine yamubwiye. Numva nyobewe icyo bavuze, ndavuga nese niyo bishatse kuvuga iki. Bahise bakatisha burankari, bansubiza ku gitanda aho nari ndwariye. Ngeze aho nari ndwariye, muganga ahita atubwira ngo uwo muti duhite tuwujugunya, umurimo wawo warangiye. Nibajije 4,000 twawutanzeho, numva birancanze. Ndavuga nese muganga turawujugunya kandi ntabona? Ati hoya, umurimo wawo warangiye, nimuwuzane tuwujugunye. Byarangiye gutyo, natangiye nsakuza. Uwinjiye wese nkavuga ni muganga we, nahumye. Wenda nabaje kusura abarwayi babo, nkagira ngo ni ba muganga, nkirirwa mpamagara. Haciye iminsi 4 nibwo abaganga bateranye, abazungu n'abirabura, bose numva bari ku gitanda cyanjye, baravugana. Ngiye kumva numva muganga umwe wakundaga kumvura, numva arampamagaye ngo Josiane ntikarame. Arambwira ngo bibaye ngombwa ko tugusezerera. Ndamusubiza ntese muransezerera? Amaso yanjye ahumiye hano, nimunsezerera aya maso azakira gute? Ese nimunsezerera ubu buribwe bwo mu nda mbutahanye, ko kuva nagera hano ko ndibwa mu nda nkakizwa nuko munteye agashinge gakaruma uburibwe bwo mu nda, nzavurwa n'iki? Muganga aravuga ngo bibaye ngombwa ko tugusezerera, ngo kuko turarebye dusanga wakwandurira izindi ndwara hano, ngo turaguha randevu uzagaruke tuzajya tureba.
ndangije ndavuga nti nta kuburana n'abaganga ntihenga nze mbarege ku Mana, kandi ntabwo niyeguraga ku gitanda. Nahise mbambaduka kuri cya gitanda ngifata mu mpande zombi, ndangije ndavuga ntubu ngiye kubasebya ku Mana, niko niyumvagamo. Nahise mpamagara ngo Uwiteka we, ndahamagara cyane, ntuwite niba abaganga wahaye ubwenge ngo bajye batuvura, nidore byabacanze byabayobeye baransezereye, none rero Uwiteka we ntunyisangire Kimisagara, ubu ngiye gutaha ntumurwaza wanjye yagiye kubarisha. Ni wa mupfakazi wawe mama Hoseya, nkumva ntibihagije. Nterega ni Nyirangarukiye Josiane, nkumva nabyo ntibihagije. Nterega ni rwose ni mama Hoseya, nkumva nabyo ntibihagije. Nterega ni wa mupfakazi wawe utuye munsi y'inkuru nziza, munsi y'umukingo. Haleluya! Nagerageje kwisobanura kugira ngo Uwiteka Imana yumve aho ari bunsange. Ndangije nahise mvuga ntuwite, ntimaze ntuze hano se hashika, ntubu ngubu ntitugiye gutaha. Ariko navugaga cyane babaganga bakiraho bicecekeye, ntibanyakuye, naravuze nuko mbarega ku Mana ye. Haleluya, amina. Imana yarabyumvishe. Haleluya. Ubwo umuririmbyi turirimbana witwa Muganga Saratieri, twahise tumuhamagara azana imodoka aranyura angeza hano mu rugo, ndyama hano. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Haleluya. Nabaye hano, abana b'Imana batangira kuza kunsura hano. Mu kunsezerera banyandikiye imiti barayimfunyikira, ndibuka ko bamfunyikiye ibinini 700 bya Mugiga, bambeshya ko ibyo binini ari byo bizahumura amaso. Ariko kuko nta bitekerezo byimbitse nari mfite muri icyo gihe, ntabwo nibutse ko ibinini ntabwo nibutse ko bitavura amaso. Numvaga ko nyine bizayavura pe. Turabibara, byari bifunze original neza, dusanga ni ibinini 700, binini cyane. Nanywaga ibinini 4 buri masaha 3. Reve yitwaraje tuyishyiramo, ntangira kunywa bya binini nzi neza ko ari byo bizahumura amaso. Yesu nashimwe. Haleluya. Nta upfa mbere yo gupfa. Yesu nashimwe. Kandi icyo namaze kubona bene data, namaze kubona ko uw'Imana yomora imitima y'abababaye. Yesu nashimwe. Ayo mavuta aruhura abarushye. Yesu nashimwe. Uko niko nabibonye. Yesu nashimwe. Ndangije nza hano, bantu batangira kumenya ko natashye, bakaza kunsura. Ariko ubwo nari umuntu uri mu marembera, kuko nahoraga nsenga isengesho rivuga ngo Mana nyezunyure, Mana nyezunyure, Mana nyezunyure. Umuntu yaza yasenga ngo Mana mwongera iminsi yo kubaho, arere bano bana, yarangiza gusenga nkamubwira nitwanganye. Atese twanganye kubera iki? Niwasenze nabi, ni wowe urebye ububabare mfite, ntabwo wasenga ngo ninyongera iminsi yo kubaho. Wasenga usaba ngo mucyure Mana. Haleluya. Ariko nta upfa mbere yo gupfa bene data. Yesu nashimwe. Nta upfa mbere yo gupfa. Nabayeho, batangira kujya bansengera amanywa nijoro, bamwe bakahirirwa, abandi bakaharara. Wa murwasana wanjye nawe twabarabanye, tubana nk'uko Rusi yabanye na Nawomi. Yesu nashimwe. Suko urucantege rutabayeho. Hariho n'abamubwiraga ngo nante yigendere, ariko umwana w'umukobwa mbaho akaramata. Yesu nashimwe. Arandwaza mu bitaro amezi 3, arandwaza hano mu rugo. Yagiraga igitabo cy'ikirundi kubera ko yari yarabaye i Burundi, akagira icy'ikinyarwanda kirimo indirimbo, akandirimbira indirimbo z'ikirundi, akandirimbira indirimbo z'ikinyarwanda, kugira ngo mbashe gusinzira na wabone kuryama, kuko nabaga mfite uburibwe bw'indenga kamere. Yesu nashimwe. Nyuma yaho gato yarandevu igeze, hari umubyeyi waturutse mu majyepfo azana imodoka, aravuga ati nzakujyana kwa muganga kuri iriya randevu. Azana imodoka ye aranjyana, tugezeyo baranyirukana.
ijambo dogiteri wankurikiranaga yaravuze ngo Josiane waje kugira gute ko twakubwiye kurwaye ikibyimba ku mwijima ko nta kintu twakora, umwijima ko ari inyama yoroshye, ko nta muntu wakubaga ngo ashirize ku mwijima, umwijima kutajya ukorwaho. Yesu nashimwe, haleluya. Ariko Yesu umwijima ajya awukoraho, ajya awubaga, ajya awushiririza, kongera akawukiza ukaba muzima. Yesu nashimwe. Inda yanjye ntabwo najyaga nyikoraho, sinajyaga nambara umwenda umfashe, ariko murabona ko nambaye umwenda umfashe mu nda. Haleluya, Yesu nashimwe. Ndangije nahise nikorera amaboko, turasohoka n'uwo mubyeyi, tugeze hanze muganga abona ko yatujugunye ibipapuro, arongera ahamagara uwo mubyeyi ati umurwayi mwicaza aho ugaruke nkubwire. Ndavuga n'ibyo byose mukecuru ntabwo ari bumpishe ibyo bavuganye. Arangije ngo yaramubwiye ngo umurwayi wawe arwaye ikibyimba ku mwijima, nta kintu twakora, mujyane umugumishe mu rugo, nta kindi twakora. Aje naramubaje nisa kubwiye ngo iki, arambwira ati ambwiye ko ufite ikibyimba ku mwijima nta kindi kintu bakora. Ariko Uwiteka Imana ni umukozi w'umuhanga bene data, yarakoze ni umukozi w'umuhanga. Nakomeje kwiryamira hano, ndaharyama, abantu bakomeza kuza bansengera. Muri ayo mezi yose nta kintu nabashaga kurya, nanywaga amata y'inshyushyu, nabwo mu nda bikaba ibibazo, nkarya utubuto nabyo bikaba ikibazo. Ariko Uwiteka Imana ni umukozi w'umuhanga. Umunsi umwe amezi 2 yarashize ndyamye hano, nkora ndira, nkora mboroga. Abamama bakundaga kuza kunsura, harimo umubyeyi witahiye ejo bundi muri iyi korona, twamwitaga shangazi, twamwitaga mama benshi. Uwo mubyeyi yari umudiyakoni wa Kiruhura, yahoraga aza kunsura n'undi mubyeyi, bakaza kunsura buri gihe. Umunsi umwe baraza, amezi 2 yarashize ndi hano mu rugo, kuko basezereye mu kwezi kwa 4, mu kwezi kwa 6 nibwo Uwiteka Imana yangarutseho. Haleluya, haleluya. Nibwo Uwiteka Imana yangarutseho, baza kunsura uko bisanzwe. Mu gihe batangiye gusenga, ngiye kumva numva uwo mubyeyi bazanaga, numva agiye mu mwuka. Haleluya, agiye mu mwuka. Ndavuga nti ibyo byose buriya Imana igiye kumbwira ko igiye kunyicyurira nkanaruhuka. Yesu nashimwe. Ngiye kumva numva ijambo rya mbere yaravuze ngo umva uko Uwiteka Imana avugana nawe, ngo uhereye uyu munsi wa none ngo uburibwe bwo mu nda ntabwo uzongera kubwumva. Irindi jambo yakurikijeho yaravuze ngo kandi ngo mu nzu yawe ngo mpakoze finisage. Ayo niyo numvishe nkimara kuyumva, kubera uburibwe nayo mfite. Ndangije mpita muvugiramo, ari mu buhanuzi, muvugiramo ntari ko Mana we nturafinisaje amazu, ufinisaje ibiki? Nk'umuntu arapfa nawe ngo urafinisaje amazu. Yesu nashimwe, haleluya. Nyamara buryo Uwiteka Imana yanyerekaga ko nubwo bimeze gutyo hari igihe ibintu bizemera. Yesu nashimwe, haleluya. Icyo gihe ndi mu bitaro, abana banjye bafataga n'inkwi bagacana hano mu nzu, bakishyiriraho inyuma y'urugi. Ahangaha hari ibitafari bishinyitse, hano inyuma y'akabati hari ibitafari bishinyitse. Ibibati byari byarabaye umurayi, byarabaye umukara kubera abana bacanaga mu nzu. Ariko se murabona finisage itarayihashyize. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ibi rero ni ibintu Imana yavuze icyo gihe, ariko ntiyigeze ikangwa n'ibyo mvuze ngo urafinisaje ibiki. Mu gihe cyashyizweho yarabikoze. Kandi buri Uwiteka Imana arinda ijambo yavuze ibihe ibihumbi, akarinda n'uwo yaribwiye rigasohora. Yesu nashimwe. Ndangije rero mbaho ngaho ndavuga n'ibyo ari byose buriya kuvuga ngo ntabwo nzongera kumva uburibwe bwo mu nda, ntubu ngiye kwipfira nyine. Ubwo nari nigize umunyamwuka, ntubu ngiye kwipfira, sinzongera kubabara ku isi. Yesu nashimwe.
ariko haciye iminsi 3 gusa ngiye kumva numva bwa buribwe bwose burahagaze. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Ndangije wa murwaza wanjye ndaryama ndasinzira kubera ko hari amasaha nakangukaga kongera akabyuka nawe akandirimbira. Ndangije ndamubwira nti Teode, ati karame, ntizi ko ntigeze ndibwa mu nda. Arangije arambwira ati nanjye nategereje kutaka ndaheba. Uhereye uwo munsi ntabwo nongeye kuribwa mu nda, n'amagingo aya ndi muzima ndashima Imana. Yesu nashima. Ndangije rero ndavuga nibyo byose Uwiteka Imana nkoreye igitangaza. Yesu nashima. Ndavuga nti nubwo mfite intege nke z'umubiri, mbwira abana banjye nti nimushyiremo reveil ya 9 nsubire kuri rezo y'Imana. Haleluya. Ndangije abana banshyiramo reveil ya 9 z'ijoro. Reveil yavuga nkahita mbyuka. Nkabyuka nkicara ku buriri mu dutege twanjye duke, dore ko nari mfite ibiro bigeze muri 46. Nkicara nkaririmba izo muri korara baragwa, nkaririmba amakorasi, nkaririmba izo mu gitabo, narangiza nkayishima ngasenga. Yesu nashimwe. Ibyo bintu mbibamo nsenga gutyo nyishima, numva ntibihagije, noneho nkasodoka nkifubika ikiringiti, nkaza nkahagarara hano mu rugi nkashima Imana yanjye. Yesu nashimwe. Haleluya. Nkatangira kuyishima nyibwira nti Imana wanyijije mu nda, yewe nkayimanuka nkayibwira nti warakoze, nkumva n'amaso ari iminsi mike nkahita ndeba. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Ndangije nkomeza kuba muri uwo munyenga. Abana batangira kujya ku ishuri rero, batangiye kujya ku ishuri, numva ko nta mwana ngomba guheza ngo nuko nahumye ngo yicare iruhande rwanjye. Abana bakankingirana, urufunguzo bakarujyana. Noneho bagashyira igikoma iruhande rwanjye bakagishyira mu ijage, ati mama nigihora uzi kunywesha ijage utaza kukimenaho, kuko ntabwo nari mbimenyereye. Mfite ikintu bita umubabaro w'indengakamere. Ntekereza ukuntu nashakishaga nkabeshaho abana banjye nkabona ibintu birancanze. Natekerezaga byinshi, ubundi nkirirwa ndira bukankeraho, nkavuga nti nubwo nkijije mu nda ariko mfite intimba yuko ntarimo kujya gushakisha kugira ngo abana banjye babeho. Yesu nashimwe. Ariko Uwiteka Imana yari yaranzigamye, mbese yaramfiteho umugambi. Yarazi ko mu gihe gisa nk'iki nzahagarara imbere y'ubwoko bwayo nkavuga gukora kwayo no gukomera kwayo. Yesu nashimwe. Abana bagakinga, bamara gukinga nkavuga nti reka ntangire gutekereza iby'umubabaro wanjye. Abana bavaga hano saa moya n'iminota 40, binjiraga saa 2, bakagenda bakirirwa ku ishuri. Reba kwirirwa mu nzu ntari busohoke. Ariko Uwiteka Imana yabona bamaze gukinga, najya kumva nkumva ijwi riraje rikambwira ngo mwana wanjye ntikaramu wite. Ubwo urumva nari umunyamibabaro. Haleluya, haleluya. Nari umunyamibabaro. Narangiza nkumva ryajwi rirambwiye ngo ndi Uwiteka Imana yawe, ngo abana bagiye ku ishuri, ngo humura, ngo ntabwo uzigera wicwa n'irungu, ngo nzajya nza nkuganiriza. Haleluya. Narangiza nkumva ryajwi ni nk'umuntu turi kumwe. Noneho ubwo kubera ko amarira yahoraga ashoka ndira, najya kumva umwana wanjye niki kiba kikubabaje. Nanjye nkagira ngo ni nk'umuntu turi kumwe, ngo ariko Uwite, ngo ubu ntabwo bureba ukuntu nahumye, ngo bumbaze ibyuzi nka mwarimu gusa. Ariko buryo Uwiteka Imana yarabirebaga. Imana ikambwira ngo mva mwana wanjye, ngo wanze kunkorera ureba, ngo none ugiye kunkorera utareba. Ngo nagutumyeho intumwa n'abahanuzi, ngo wanga kubumvira, ngo ariko ngo ngiye kujya niyizira. Haleluya. Ariko simbyumve ko ari Imana, numvaga mbese ntago nzi umunyenga narindi mu wari. Imana ikambwira ngo emera unkorera umeze gutya. Nanjye ngatangira nti umuntu yagukorera atabona bikemera. Ryajwe rikambwira ati se ubundi ukireba bwo warankoreye, ntabwo wirirwa gushakisha ubutunzi bwo mu isi buzashirana nayo.
ngo kandi nshaka ko uba umukozi wanjye nta bindi bintu uvanzemo, nkumva ndatsinzwe. Ryajwi rikongera rikambwira ngo mwana wanjye emera unkorere umeze gutya nzakugirira neza. Nkavuga nese wite n'umuntu yasoma ijambo ryawe gute atareba. Nagiraga ivogonyo, ariko ibintu by'ivogonyo ntabwo Imana ibyitaho, ikora icyo yagambiriye. Yesu nashimwe, haleluya. Noneho navuga ni umuntu yasoma Bibiliya gute atareba. Ryajwi rigahita rimbwira ngo ese ubundi ukireba wigeze usoma Bibiliya? Ntiwayihunguraga ivumbi ku cyumweru wirukanka ngo ugiye kwantona amaririmbo? Urumva yahitaga nkahita nsanga Bibiliya nayihunguraga ivumbi ku cyumweru nirukanka, kubera ko nakundaga kwantona. Ubwo nkavuga ni ya ndirimbo ninjye bayihaye kwantona, nkirukanka ntareba imbere n'inyuma. Yesu nashimwe, haleluya. Ubwo mbaho ngaho ryajwi rigakomeza rikaza, uko abana bagiye rikaza, ati mwana wanjye nahageze ndi Uwiteka Imana yawe, ntabwo uzigera ugira irungu, nzajya nza tuganire. Haleluya. Kandi nshaka kunkorera. Ibyo bintu nagiye kubyemera ari uko noneho ryajwi rimbwiye ngo nutankorera umeze gutya amaguru ngiye kuyagira pararize, ujye ugendera mu igare ugenda ujye kunkorera. Ndangije numva ni ibisanzwe ndituriza. Natunguwe nuko haciye iminsi mike cyane, ngiye kumva numva amaguru aribanye. Mari igihe kitari gitoya kigera mu mezi nk'abiri ntabasha kuvaho nde, ku buryo umwana wanjye yajyaga ambwira ngo mama ngo waje tukakujyana mu rusengero. Ariko ntabwo babonaga ikibazo nahuye nacyo, no kugera muri salo byari ikibazo. Ariko ubwenge buza kugaruka, nibuka ko ryajwi ryambwiye ngo nintemera kuyikorera n'amaguru izayagira pararize. Mpita mvuga ni Imana yavuze ngo kuba narahumye yabigizemo uruhare, ngo nagashashi yabayishyizeho ngo igihe izashakira ngo izagakuraho, none n'amaguru irayabannye. Nahise mvuga nti Imana mbabarira, aya maguru akore, namara gukora ndagenda njye kukuvugira. Ariko burya ntago nari nzi icyo nzagenda mvuga, ariko numvaga ari umutego nyiteze, kuko numvaga nta n'umuntu wampa ijambo ngo mvuge. Yesu nashimwe, haleluya. Imana ntabwo itoranya nk'abana b'abantu, Imana itoranya nk'Imana. Kandi Imana ukuntu nayibonye nta susumira igira. Uko niko yambwiye ngo nzajya mbwira abantu tuzajya tuvugana. Haleluya. Irambwira ngo ujye ubambwira ngo nta susumira ngira, ngo kandi ujye ubambwira ngo nta santima ngira, ngo kandi ujye ubambwirira ngo aho kugira ngo nguhombe naguhombye. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana aho kugira ngo ihombe ubugingo bwacu yaduhombya, ariko ubugingo bukaba buzima. Imana nihabwa icyubahiro. Ndangije mba ndabyemeye ntiwiteka nungire neza aya maguru agakora rwose, nagenda nkajya kukuvugira, kuko numvaga nta n'umuntu ubuze nari kuvuga he, numvaga ntaho navuga. Barinde se ubundi se narinde. Ubwo amaguru natangiye kumva atangiye gukora, numva ntangiye kugenda gake 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 gake, ariko nibaza ibyo nzavuga biranyobera. Imana yo mu ijuru kuko itareba nk'abana b'abantu, yari itegereje ibona ko mu mutima nayemereye. Noneho itangira kunsanga irambwira ngo mwana wanjye, haleluya. Itangira kumbwira ngo mwana wanjye ngwemera unkorere umeze gutya nzakugirira neza, nzabana nawe, nzajya ngendana nawe, aho utareba nzajya mpakurebera. Haleluya. Ntangira guhabwa amasezerano. Haleluya. Imana itangira kumbwira ati mwana wanjye atemera unkorere umeze gutya, ati iby'umutima wawe ushaka byose nzajya mbiguha. Muri uko gushakisha kwanjye maze iyo myaka 11 mfakaye, numvaga nshaka ibintu byinshi cyane, nkumva nshaka gukora iyi nzu ikamera neza, kuko umutware yatashye itari yuzura. Ariko ibyo byose narakarakaraga bikanga.
bikanga cyo koza y'ibirayi sinyabure, ayo kurihirira abana mu ishuri sinyabure, ariko ayubaka inzu bikanga neza neza. Ubwo rero hari ibintu nifuzaga mu buzima bwanjye ariko ntibyemere. Yesu nashimwe. Ntungurwa nuko Imana imbwiye ngo niwemera ukankorera ngo iby'umutima wawe ushaka byose nzajya mbiguha. Mbikuriye nsanga ni byinshi, ndavuga nti yewe ntiwiteke Imana ntabarokore ntazatwicira muri morale. Ntuzi ibi bintu nshaka byose ntuwiteke Imana azabimpa. Haleluya. Ariko Uwiteka Imana iyo wamwemereye ukajya mu murongo ashaka agukorera ibyo ushaka byose. Yesu nashimwe. Haleluya. Uwiteka Imana atangira kunsura kenshi, atangira kumpa ubutumwa yabumpa, njyewe nkumva simfite aho njya kubibwira. Ndibuka ko haleluya, Yesu nashimwe, uwo mumama ugeze hano niwe muntu nasanze bwa mbere. Ndagenda mubwira ibintu byose Imana yambwiye, arambwira ngo ubu ni ubutumwa butavangiye. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndangije iby'Imana yagendaga imbwira byose, nasangaga pasiteri wanjye Imana ijye imuha umugisha. Haleluya. Twari dufite pasiteri witwaga Rishomo, ariko nkavuga nti ibi bintu reka njye kubwira pasiteri ibintu numva. Nkagenda ariko mfite ikintu bita ubwoba. Naba nkigera mu muryango wa biro agahita avuga ngo karibu umukozi w'Imana mama Hoseya. Mu mutima nkavuga ariko siyo, abona ndi umukozi w'Imana, ninjye ndimo ndapfa ndazunza umutwe ngo ndi umukozi w'Imana. Ariko nkagenda nabona nyakiranye ubwuzu, nanjye nkamufungukira umutima, bya bindi Imana yambwiye byose nkabimubwira. Yesu nashimwe. Namara kubimubwira akansengera, akanyaturaho imbaraga z'Imana, akanyamururaho umwuka mubi w'ubwoba, akansabira amavuta. Haleluya. Nkumva bya bintu by'ubwoba biragenda byeyuka bigenda. Yesu nashimwe. Akambwira ngo mama Hose ngo ubu ni ubutumwa bw'abantu bose. Yesu nashimwe. Akambwira ati rero ngiye kujya nguha ibyemezo, ujye utuma umwana ambwira ahantu uri bujye kwandikira icyemezo, ntukirirwe uzana hano, noneho ugende ujye kubwira abantu ubu butumwa kuko nubwo abantu bose. Yesu nashimwe. Haleluya. Akantinyura rimwe na rimwe agahamagara abashumba ati dufite umukozi w'Imana, reka mbahe nomero ze muzamutumire. Yesu nashimwe. Kandi ubwo mu kuba mu nzu Imana yambwiraga ibintu byose, ikambwira ngo umva mwana wanjye, ngo nkinguye imiryango mu midugudu, ngo ndetse no mu maparuwasi uragiye kumvugira, ngo ndetse no mu ntara uragiye kumvugira, ngo n'inyuma y'igihugu ngutumyeyo. Ibyo bintu nkumva ni ibintu by'igipindi, ariko ntabwo byari igipindi. Njye navuga se umuntu utareba no ku rusengero, umwana umwe afata ukuboko kumwe undi agafata ukundi, njye nzagera mu ntara gute? Nzagera inyuma y'igihugu se njya hehe? Ariko Uwiteka Imana yarabifite muri bije ye. Yesu nashimwe. Haleluya. Icyo nasabwaga gusa ni ukwemera gusa, ubundi Uwiteka Imana ibindi akabyikorera. Ntangira kugenda mu midugudu, ntangira kugenda mu maparuwase, bagenda banyakuranwa, niba nteraniye aha uwo mushumba agahita ahamagara uwundi, uwo mushumba unagera ahandi uwo mushumba nagahamagara undi, ngenda ahantu hose muri ubwo buryo bagenda bampererekanya. Yesu nashimwe. Haleluya. Ngiye kwibona nibona n'inyuma y'igihugu inshuro irenze imwe, numva ngize ubwoba. Ndibuka ndi inyuma y'igihugu nibwo navuze ngo Mana we, ngo ibi bintu wajya kubivuga ngiye ngo nkayoberwa ibyo ari byo, ngo naho burya ngo ni Imana yabaga ivuze. Yesu nashimwe. Umunsi umwe Uwiteka Imana arambwira ngo mwana wanjye, ngo nyemerere unkorere, ngo kuko ngo benshi banze kunkorera, ngo bafite ibyo bitwaza, ngo ariko ngo ngiye kubikuraho kugira ngo mbabone. Nanjye nkabona hari ibyo yampombeje, nkagenda mbwira abantu, nkababwira ibyo numvishe byose, kuko nabaga naciye kuri pasiteri byose nabimubwiye. Noneho nkavuga nti niba navuga ngo ibyo bintu ubundi bikura he,
nkavuga nti buriya nzafatanya icyaha na pasiteri, nzajya mvuga ni pasiteri wanjye yampaye uburenganzira, numvaga nyine nzajya niregura gutyo. Haleluya! kuko nari umwana mutoya mu gakiza, ariko Uwiteka Imana akambwira ati humura, nshyize ijambo ryanjye mu kanwa kawe, nguhaye kumira umuzingo w'igitabo. Yesu nashimwe. Ati kandi nzajya ngendana nawe, ahataringaniye nzajya mparinganiza, ibihindizo by'ibyuma nzajya mbicamo kabiri utambuka. Yesu nashimwe. Uwiteka Imana akambwira ati kandi mwana wanjye, ati dore, ati niyo uhagaze imbere y'abantu gusa ntacyo uvuze, ati imitima ya benshi irakira. Uwiteka Imana atangira kumbwira ngo ugiye kujya uvuga mu ndimi nyinshi, ngo kandi izo ndimi zizakora mu gihe cyazo. Yesu nashimwe. Ubwo nkirirwa mu cyumba, urumva ko nabaga mu cyumba, nkatangira kumva bya bintu by'Imana bishe, byatangira kuza, nkahita mbyuka nkatangira nkandika ku rukuta. Haleluya! nkandika ku rukuta nkandika ku rukuta, nanjye mvuga ibintu ntasobanukirwa, nkandika, urutoki rukageza igihe rugacika ibisebe, kubera kwandika ku mucanga n'imbaraga nyinshi ntamenya aho zivuye. Uwiteka Imana yamara kwigendera, nkagaruka mu mubiri, narangiza nti ariko nshobora kuba noneho ngiye gusara, n'ubuse ninsara nkagera hanze ntinzagwa muri iriya ruhurura. Ariko Uwiteka Imana akambwira ngo mwana wanjye, nguko ndeba ngo ufite umubabaro, ariko se ntagira umubabaro, ngize guhuma, ngize gusara, mvuga ibyo ntanazi, ni Uwiteka we, ni warampondaguye, ni none ngeze aho gusara. Yesu nashimwe. Imana ikambwira ngo humura mwana wanjye, ngibyo ngibyo udasobanukiwe ngo mu gihe cyabyo ngo uzabisobanurirwa. Ururimi mvuze uyu munsi ntabarirwa mvuga ejo, urwo mvuze ejo ntabarirwa mvuga ejo bundi, kugeza igihe nakomezaga kuvuga nti nibisazi, nareba n'ukuntu igisebe kidakize nkongera nkahandikisha, noneho kigacika cyane ku rutoki. Ariko najya kumva nkumva nk'ururimi mvuze uyu munsi, nkumva ryajwi riraje ngo mwana wanjye, ngo ndi Uwiteka Imana yawe, ngo narindimo nkwigisha Igisuwede. Natekereza ko n'Igisuwede ntazi ibyo ari byo, nkavuga nize nabwirwa n'iki niba ari Igisuwede. Ntubonye nibuze izanye igifaransa nkumvamo bonjour, ntiwenda nahita numva ko ari Igifaransa nyine, ariko se Igisuwede sinigeze nacyumva. Ni Igisuwede se nabwirwa n'iki ko ari Igisuwede? Uwiteka Imana akanyihorera, ejo nkumva haje urundi rurimi. Yesu nashimwe. Haza urundi rurimi, umwuka w'Imana yamara kwigendera, ngarutse mu mubiri nkatangira kugira umubabaro. Uwiteka akambaza ati mwana wanjye, ni iki gitumye ugira umubabaro? Ariko se Uwiteka nibyo mbamo wowe ntabwo ubibona. Akambwira ngo uyu munsi ngo nakwigishaga Igisipanyoro. Igisipanyoro se nigeze sinzi n'ijambo rimwe ry'Igisipanyoro wenda ngo ndyumvemo. Igisipanyoro se cyaba kivuye? Hashira undi munsi hakaza urundi rurimi, Uwiteka Imana akambwira ati buriya niringarana kwigishaga. Havuga si ibyo kandi n'ibiki, ibintu byose bikanshanga. Hashira indi minsi najya kumva nkumva ngo uyu munsi nakwigishaga Ikidage. Haleluya! Yesu nashimwe. N'umukozi w'umuhanga, mba muri urwo rujijo gutyo. Noneho hakageza ikindi gihe najya kumva nkumva haza Igisuwede, nkumva havuzwe ijambo rimwe nkakaza n'Ikinyarwanda. Nkavuga nti rero niyo cyaba ari Igisuwede mvuze hakaza n'ijambo mu Kinyarwanda, ntabwo namenye ibyo ari byo. Yesu nashimwe. Mba mu nzu amezi 2 meze gutyo, nirirwa muri izo nyigisho ntazizarizo, kugeza igihe umunsi wa Pentekote wagereye. Paruwasi yacu yari kiri ya Nyakabanda, tujya muri Pentekote. Ngezeyo rero nari nicaye muri korara baragwa, birumvikana, ngiye kumva numva bya bintu biramfashe, bimfashe ntariko suwite. Najyaga nsarira mu nzu abana bankingiranye bagiye, none nsariye imbere y'imidugudu 6, umudugudu wo ku Munini, umudugudu wo mu Nyakabanda, umudugudu wa Kamuhoza, umudugudu wa Katabaro, umudugudu wa Kimisagara ya mbere, umudugudu wa Kimisagara ya kabiri.
ni noneho nsariye imbere y'abantu benshi, nta nubwo utumye nsarira iwacu Kimisagara ya kabiri, ubwo nkihisha munsi y'intebe, ibintu biranga birandenga, bindenze uko nasimbutse nkagwa imbere hatari abantu, ntiwambaza uko nagiye. Ngeze imbere ntangi ndapfukama ndandika, numva amajwi yose ngo cwe. Satani akaza ati baragutenga. Twari dufite umushumba witwaga Danieli, nkumva niwe urimo kuvugira muri mikoro avuga ati Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe. Shitani nawe akanyongora ati baragutenga wishe gahunda. Mbaho ndandika. Ibyo bintu byasobanuwe n'umushumba, mvuye mu mwuka burya nayobewe naho naturutse, mpagararaho nk'umuntu warindagiye, cyokoze bangira impuhwe bansubizaho navuye. Yesu nashimwe. Umushumba aravuga ati uriya muntu ufite ubumuga bwo kutabona, ziriya mpano Uwiteka Imana muhaye ni impano zitwa amandiko. Haleluya, haleluya. Ntabwo narinze amandiko icyo ari cyo, ariko noneho we yabonye ko nzihawe uwo munsi, ariko urumva ko nari mbimaranye amezi 2 hano muri iyi nzu. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndangije barasenga, nkavuga ntubiyomba ndeba, bari kurangiza gusenga ngeze iwanjye, none sindeba, ubu ndasebye nyine nta kundi. Haleluya. Turasohoka nyine ndemera ndaseba nyine, nuko umudiyakoni wacu ufite imodoka aravuga ati mama usate ngwino nkujyane. Ntekereje ko harimo abantu benshi, niho ya ndetse ko bwabarantwara kuri moto kugira ngo batambaza ibibazo byinshi nkabura icyo nsubiza. Yesu nashimwe. Ariko buri Uwiteka Imana yageze hano ndamugani koko ntiwansebeje, ninebuzi yaba ari Kimisagara ya kabiri ndi imbere, ni none reba bateranyije imidugudu 6 yose nsebera imbere yabo. Imana we, nibi bintu nibiratangaje. Uwiteka Imana arambwira ngo nakubwiye kuzabisobanukirwa, ngo kandi nakubwiye ko bizakora mu gihe cyabyo. Yesu nashimwe. Haleluya. Nakomeje kubana n'Imana, ubwo urumva nari narayamanitse nyine, naragendaga nkora umurimo w'Imana. Imana igeze igihe mu butumwa bwa Gisozi, ubutumwa bwa Gisozi nibwo bwatumye intara zose nzigeramo. Yesu nashimwe. Banyakuranwa aho ngiye mara iminsi 2-3 gutyo ngenda mvuga ubutumwa Imana yari yampaye. Yesu nashimwe. Haleluya. Nkomeza gukorera Imana, Imana iranshyigikira, ibana nanjye. Ndibuka ko mu gihugu cy'Ubugande ngezeyo, niho hantu nasengeye umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. Buke barampamagara barambwira ati wa muntu yacyize, ubu turimo kumutuma guhaha. Kandi yari yakubise abantu mu rusengero yabangabaje, bagiye kuvuga baravuga ati umushyitsi waturutse mu Rwanda naza asengera umurwayi. Nanjye aho nari nicaye nturabona, ntibabonye ko ngewe nyine gupfa n'ubundi ari njye ukwiye gupfa. Naze abadiyakoni yabakubise, abakristo yabakubise, ngewe ninjye babonye atari bukubite. Ariko mu gihe nkibaza gutyo numva ngize izindi imbaraga ntamenye. Yesu nashimwe. Mpaguruka mvuga ngo Yesu, ngo uhishe isura yanjye ntambone, ngo ahubwo ngo ujye imbere yanjye abone wowe, ngo najya gukubita ngo akubite wowe, ngo kuko wowe ntago ujya ubabara. Ngenda nsenga gutyo baranjyana bangeza aho bamushyize, ndagenda nanjye mpeta nkoresha tekinike ndamuzunguruka, nsanga turi kumwe twenyine. Ndasenga Uwiteka Imana aranshyigikira, naravugaga n'ibyo byose Yesu ubu ni wari bukubite, buryo ubundi kwizera ni nk'ibisazi. Gusa navugaga ngo Yesu ngo abari wowe wakubita, ngo we ngo nagukubita ntago ujya ubabara. Ubundi iryo nisengesha, ariko Uwiteka Imana yabonye ko nkizemo agatege, nawe aranshyigikira. Imana nihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe. Haleluya. Kindi gihe nkibona ndi ku musozi ari mu gicuku, ndi kumwe n'umuntu amfashe ukuboko, mfite Bibiliya ngiye kuvuga ubutumwa, nkibuka bya bindi Uwiteka Imana yavuze. Yesu nashimwe. Uwiteka Imana arambwira ati mwana wanjye rero ngaho nkorera, uzamuka imisozi umvugire, uyimanuke umvugire, nanjye ndi Uwiteka Imana yawe ntacyo uzamburana. Abana bawe baziga. Haleluya. Haleluya. Abana bawe baziga,
abana bawe ntago bazicwa n'inzara, kandi nawe humura nta kintu uzamburana. Cyo koze ibyo bikandema agatima, nkagenda mfite kuraje. Kandi noneho Uwiteka Imana, ndibuka ko igihe kimwe yarambwiye ngo mwana wanjye, ngo wowe ngo wakundaga gushakisha ubutunzi bwo mu isi buzashirana nayo, ngo ugakunda imyambaro, ngo kandi nta bushobozi wari ufite bwo kuyigura, ngo ukayirarikira. Buriya kurarikira ni icyaha. Ngo kandi udafite ubushobozi bwo kuyigura, ngo kandi ngo wowe ngo wakundaga kwambara udukweto dushinguye. Kwambara udukweto dushinguye si icyaha, ahubwo ngo ngewe twanteraga ubwibone. Uwiteka Imana arambwira ngo mwana wanjye, ngibyo bintu warabikundaga, ngo none emera unkorere ibyo gushakisha ubutunzi bwo mu isi buzashirana nayo. Imana irambwira ngo ibi byose ubona, ngo nta buye na rimwe rizasigara rigeretse ku rindi. Ngo emera unkorere, nkugire igikoresho cyanjye, nzajya ngutunga. Yesu nashimwe. Ibyo bintu nkumva birantangaje, ariko nkahuzagurika. Umunsi umwe ndibuka nibwo Uwiteka Imana yambwiye ngo nimpaguruke mbwira abantu, ngo mbabwire ngo tube abambasaderi yishimira, duhagararire igihugu cy'ijuru turi mu isi. Ngo kandi nimara kubabwira gutyo, ngo njye mbabwira ngo impano y'Imana ntigurishwa amagana. Ngo kandi nimara kubabwira gutyo, ngo mbabwire ngo niba abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu bindi bihugu bahembwa, ngo njyewe Uwiteka Imana nzananirwa guhemba abambasaderi bahagarariye igihugu cy'ijuru bari mu isi? Ngo genda ubambarize icyo kibazo. Yesu nashimwe. Haleluya. Nanjye rero uko nabyumvaga nacaga kwa pasiteri, ni pasite ni noneho nabyumvishe nya, nkabimubwira uko nabyumvishe. Pasiteri ati ubwo ni ubutumwa bw'abantu bose. Nta munsi n'umwe yigeze ambwira ati ubwo butumwa n'ubw'ikiciro runaka. Ndangije ndazunguruka ngenda mvuga uko nabibwiwe, nanjye niko nagendaga, nta bintu byinshi. Ibyo nabwirwaga nibyo navugaga. Ijambo nahabwaga muri iki gitabo uko ijwi ryanyigishaga mu masaa 8 z'ijoro. Nkumva ngo intego y'ijambo, nkumva ntangiye kwigishwa iryo jambo, niko naritwaraga nkagenda nsubira muri bya bindi numvaga ijwi rimbwira. Yesu nashimwe. Kandi n'ubu ngubu niko ngenda, nukuvuga ngo ibyo mbwiwe uko mbisobanura, uko mbibwiwe, uko mbyumvise niko nanjye mbijyana. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndangije nkomeza guhuzagurika ngenda, ariko noneho mpawe ayo magambo. Nazengurutse ngeze ku mudugudu wa 7, nibwo Satani yansanze. Ngeze hano mu rugo, nari mvuye Kamuhoza. Satani ati wirirwa urindagira, uvuga ngo mubaba ambasaderi Imana yishimira. Ati wese uri mwambasaderi iki? Wowe se uhembwa nande? Ariko ndavuga ariko se wamugana nge mpembwa nande? Buriya iyo Satani ateye amakorasi umuntu akikiriza, burya bagufasha. Icyo gihe ndavuga ariko se ubundi koko nge mpembwa nande? Ariko ubundi byo mvuga nibiki? Ubundi se biturukaye? Ariko nibuka igihe naruhirije umwuka w'Imana, ndavuga nitoka shitani, nzajya mbivuga uko nabyumvishe. Nticyonzi cyo nibasanga ari ivangirwa, bazajya bampugura bansengere bitungane. Yesu nashimwe. None nzajya mbivuga uko nabyumvishe, nikomereza urugendo. Haciye iminsi nibwo Uwiteka Imana yambwiye ngo mwana wanjye, ngo kubera ko ugenda unkorera neza, ukamvuga, ukamvugira, ukanyamamaza. Haleluya. Ngo nanjye ngo ngiye kujya nguhemba. Yesu nashimwe. Natunguwe nuko ngiye kubona mbonye abarihirira abana. Haleluya. Haleluya. Ngiye kubona mbona haje umuntu hano arambwira ati numvise inkuru zawe zintera ubwoba, ati naje nyoboza, ati ubu tuvugana kuri iyi tariki ujye umpamagara, ati hari amafaranga nkugeneye azajya atunga abana. Yesu nashimwe. Noneho ndavuga nti ibi bintu no kubitwara gake, ni kuko muri iyi minsi abantu bashima bashyize mu bwenge. Nanjye n'ubu ngiye gushaka ubwenge nzajya mbishima moda.
Yesu nashimwe. Ndangije nkavuga n'ubu nzajya nshima ngo haleluya, Imana ishimwe ko dusigaye turya ku manywa na nijoro n'agashyushyu kakaboneka. Ngiye kumva numva ijwi nijoro rirambwiye ngo mwana wanjye, ngo uramenye ngo ntuzigere uba umwana w'ingayi, ngo kuko abana banjye benshi ngo babaye ingayi, ngo si uko ntakora mwana wanjye, ngo ariko bamwe ngo babigira ubwiru, ngo abandi bakanshima, ngo babiciye inkerera mu cyamo, ngo ariko weho mwana wanjye ngo ujye unshima nk'uko nabikoze. Numvishije iryo jwi ndavuga nti nzajya mbivuga uko byakabaye nibashake bajye banseka. Yesu nashimwe. Nkabivuga neza nkabimanuka uko Uwiteka Imana yabigenzinje, n'uwo mushahara nkawuvuga. Haleluya. Imana iranezerwa. Undi munsi ndimo gusenga irambwira ngo umva mwana wanjye, ngo kuko unshima neza, ngo nukomeza kunshima neza mwana wanjye, ngo nzakongeza. Yesu nashimwe. Inyongezo nayivuze iminsi nirukanka nkavuga nti niyo mutabyumva, ariko Imana yambwiye ko izampa inyongezo. Yesu nashimwe. Ni none niba Imana yarambwiye ngo ninkomeza kwishima neza izanyongeza, nubwo murumva naceceka, ntabwo nabigira ubwiru, ngomba kuyishima. Inyongezo ntangira kuyivuga itaraza. Ngiye kubona mbona haciye iminsi, mbona Imana inkubise inyongezo. Iyo nyongezo yarantangaje bene data, yarantangaje na nubu iyo mbivuze nsesura umeze. Rabisi ni fokuwa regide trebominini waya de bone sansemo. Haleluya. Uri umwami w'abami, urashoboye Baba mutagatifu, uri Uwiteka Imana niryo zina ryawe. Yo ndangije nari ndi hano ndimo kwifurira, ubwo abana bari baragiye muri interina nyine birumvikana, ndi kumwe n'umutoya bucura ubwirizwa no kubyuka ngo ajye kwishura karabe ajye kwishuri. Ndangije ndimo gufura hanze, ngiye kumva numva umuntu araje ati ngwino nkujyane, aranjyana turagenda ntaziyonjya, dufashe moto turagiye. Naho Imana igiye kumpa yanyongeza. Ubwo ibyo yagiyemo byose ntumbaze, yari yanyiyicarije ahantu, ngiye kumva numva ngo reka njye gufotoza irangamuntu, ibyo yuzuzaga ntubimbaze. Ngiye kumva numva aho bicaye, ngiye kumva numva ngo kuri konte yawe ngo hariho 114. Singira konte, simbitsa, singira gute, ibyo bintu birancanga. Cyangwa nshobora kuba numviranye. Ubwo mu mutima mvuga cyangwa ndumviranye, nshobora kuba numviranye, umenye bavuze 14. Ngiye kumva numva mu matwi yanjye hajemo ijambo ngo inyongezo. Haleluya, haleluya. Abo bantu ntago bigeze bumva iryo jwi numvishe. Ngiye kumva, ngiye kuzamuka ngo njye mu mwuka, ndavuga nti Yesu nitubigendanemo neza. Ntibabona ko nari mbabaye cyane, nahubwo tugeze mu rugo duserebure nta kibazo. Haleluya. Yesu nashimwe. Ndangije kugira ngo mbyizere neza, ndavuga nti reka mite mbikuza senkani ndebe ko byemera, kuko ari 14 50 ntago bayaguha birumvikana, bahita bagusobanura ati wumvishe nabi. Ndangije noneho nimo mbikuze 50, mbona barayabaze barayampereza 50. Nsubira kuri moto nditahira. Haciye iminsi mfata umwana ntiburya rero Imana nge yanyihereye inyongezo, tugende njye kwizanira ibyanjye, nturampe kubaho. N'inyongezo yanjye hagize ikihungabanya. Haleluya. Ndangije umwana mfata ukuboko, turagenda tugezeyo, nti mumpe 60. Barabimpereza. Hasigaye bingahe? 4. Mu gusigarayo 4 bahise bambwira ati rero ati ugomba kuzana agafoto k'uyu mwana w'umukobwa, atakajya kuzira akajyaza mu kimbo cyati, ati ntabwo wabivamo. Avuga se ni hango nabivamo ibikibu ngo bejo bundi si 4 byanjye nzaza gutwara bikarangira. Yesu nashimwe. Haleluya. Nuko agafoto turakabaha, tukabahaye turitahira. Haciye iminsi mbwira Hoziyana ni Hoziya, ntiho tujya kunzanira 4 byanjye, ni inyongezo Uwiteka Imana yanyihereye, hatazagira n'ikintu kiyakonkobokana. Umwana atari ko mama wagiye utuza ntihave, ni inyongezo yavuye ku Mana. Yesu nashimwe. Umwana agenda atabishaka, ndamubwira nti fata agatabo genda ujye kunzanira ibyanjye. Aragenda ageze yarampamagara arambwira ngo mama ntikarame, ngo none se ngo ko nsanze yo 74, nizana 70, ibintu byihorere.
umwana arayazana, njye numvaga ari ibintu bya buraga mbeshya, njye ko nambona ibihumbi 70 arabizanye. Haleluya. Nangije haciye indi minsi mikeya ntari koze, ntiburya bine byanjye ndabyibuka, nigenda ujya kunzanira bine byanjye, ni n'inyongezo Uwiteka Imana yanyihereye ijya kunzanira inyongezo, mbese namukangishaga ko ari inyongezo. Arangije aragenda, agezeyo numva nanone arampamagaye ati mama ni Karame, ati none ati wambwiye ngo nzana ngahe, ntuzane nyine ariyo bine uyazane, ati nsanzeho 84, izana 80. Haleluya. N'agatabo ubu nkaberetse mwasanga uko nayabikuje ari uko nguko, ntacyo mbeshyemo. Yesu nashimwe. Umwana ibihumbi 80 arabinzaniye, bya bindi Uwiteka Imana yavuze ngo iby'umutima wawe ushaka byose nzajya mbiguha. Ubwo nanjye nagendaga mvugurura gake gake kuri ya nyubako yari yarananiye kuzuza mu myaka 11. Mfakaye niha amageza njya muri za keredi, ni ngomba kuba umugabo. Buri muntu wese akabona ko Filipo yasize umugore w'intwari, ariko byose bimbana ubusa birananira. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo Yesu yaje ibintu byose biremera. Yesu nashimwe. Haciye iminsi ndashyekerwa, ntigenda unzanire bine byanjye. Aragenda nkavuga none warasanga hijana. Haleluya. Yaragiye, arangije numva arampamagara arambwira ati mama, ati barambwira ati 1000 gisigaraho, ati ubwo ndazana 3. Ni ntacyo bizane, n'inyongezo irahagije tu. Yesu nashimwe. Haleluya. Nkomeza gukorera Uwiteka Imana, ngerageza gukiranuka, ndavuga ntibyari byo byose Uwiteka Imana yarancuse, kuko ubwe yaraje arambwira umunsi umwe, arambwira ngo mwana wanjye, ngo njyewe Uwiteka Imana ndi umucuzi, ngo nagucuza uko nshaka, nkukuramo igikoresho nishimira. Ngo se ngo umucuzi ngo uramuzi? Ntuwite, ntabwo nzi umucuzi rwose. Numvaga umucuzi ntamuzi, nabari abo mu gakinjiro baba bakubita n'abacuzi, ariko ntago nabikuruye. Numvaga umucuzi ari wa wundi wa gakondo narinzi kera, numvaga ngo haba abacuzi. Ariko Uwiteka Imana yambwiye amagambo akomeye bene data, arambwira ngo umva mwana wanjye, ngo umucuzi ngo afata icyuma, ngo akagishyira mu muriro, ngo akakivugutira, ngo cyamara gutukura, ngo akagikuramo, ngo akagishyira ku kindi cyuma, ngo akafata ikindi cyuma, ngo akagikubita, ngo mpaka akuyemo igikoresho yishimira. Ngo nanjye Uwiteka Imana, ngo nagucuza uko nshaka, ngo ukuramo igikoresho nishimira. Kubera ko ntari nzi kuvugutira, nagiye gusobanuza. Barambwira ati ni nko mu buryo bwo kugihungiza, bwo guhungiza nyine. Yesu nashimwe. Haleluya. Uwiteka uwo munsi arambwira ngo kandi mwana wanjye, ngo njyewe Uwiteka Imana ndi umubumbyi. Kubera ibihe nari ndimo ntazi impuzagurika, ni none se Uwite nturomotwa? Ntekereza akambwira ngo yego ndaheba. Arambwira ngo wowe mwana wanjye, ngo uribumba mu ntoki zanjye, ngo nagukatakasa uko nshaka, ngo nkubumbamo ikibumbano kingirira umumaro. Yesu nashimwe. Ibyo nagiye mbisobanukirwa hanyuma, ntabwo muri icyo gihe nari nsobanukiwe ibyo ari byo, ariko nagiye mbisobanukirwa gake. Ntabwo Imana ikubwira ibintu ngo uhite ubisobanukirwa 100%. Yesu nashimwe. Nkomeza kudundaguza, nkomeza gukorera Imana, nkagenda Uwiteka Imana akagendana nanjye. Yesu nashimwe. Nkabona Uwiteka Imana arashyigikiye, nkabona Uwiteka Imana arandagiye, nkavuga ntuwite, ntafite tike sinzava mu rugo ngo ngiye kugukorera. Ntujye umpa tike njyana n'ingarura, njye ngenda nikwije mfite amafaranga ku mufuka. Uwiteka Imana ngenda mubwira utuntu twose mbona tumbangamiye. Uwiteka ndamubwira nti dore mu buzima sinzi no gutega ibitenge, sinzi no gutega ibitambaro, none urimo kumbwira ngo njye imbere y'iteraniro nipfutse umutwe, ngo kuko mba ndimo guhanura, ni wowe ubinyibwirira, ni kandi nta n'ibitambaro ngira, ni none ibi bitenge nzajya mbitega gute? Uwiteka Imana ni wowe wanyigishije gutega igitenge. Ndangije Uwiteka Imana agenda nyigisha utuntu n'utundi, kugeza na bugingo ubu Uwiteka Imana agenda anyigisha. Yesu nashimwe.
haleluya, haleluya. Imana nihabwa icyubahiro, yakoze imirimo itangaje umwana w'umuntu atabasha gukora. Noneho umwami wanjye ageze igihe arambwira ngo genda, ngo umbwirire abantu banjye, ngo ugende ngo ubabwire ngo umunyeshuri ngo iyo atangiye kwiga ahera muri garidiyeni, ngo akazamuka muri pirimeri, ngo akazamuka muri segonderi, ngo akazamuka muri iniverisite, ngo akazamuka za masitazi na za dogitora na za metirize, ngo ayo ni amashuri abana b'abantu biga, ngo ariko ngo nta n'umwe ngo uhabwa diporome atigeze akorera. Ngo genda ubambarize ngo ngewe Uwiteka Imana ndi ngiye muswa uzatanga diporome mutigeze mukorera. Ngo genda ubambarize gutyo. Nanjye nabijyanaga uko nabyumvishe niko nababwiye. Yesu nashimwe. Mbese uko nabyumvaga nabiteruraga uko nkagenda. Napfaga kuba numvishe pasiteri abishyigikiye akanansengera akagenda ngewe. Yesu nashimwe. Haleluya. Nkomeza kugenda ninginga Imana, agenda ngirira neza. Na n'ubu ndamushimye, yakoze imirimo umwana w'umuntu atabasha gukora. Nshimye Imana ko Uwiteka Imana yabanye nanjye. Nshimye Imana ko ibyo umutima wanjye ugenda ushaka byose Uwiteka Imana agenda binkorera. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Uwiteka Imana agenda binkorera. Yampaye kondisiyo, arambwira tujye unshima uko bikwiriye, kandi ngo iyo ushimye mwana wanjye bintera kongera gukora. Yakoze ibintu byinshi muri uru rugo, ntabwo nabirondora muri aka kanya, ariko ukurikije uko byari bimeze mbere, ibyo ari byo byose uko biri biruta mbere. Yesu nashimwe. Namwe murirebera, amaso arabaha. Uko biri kose biruta mbere, ntacyo nyishinja, nta nicyo nyigaya. Imana nihabwa icyubahiro, Imana nikuzwe iteka ryose. Tugiye mu ijambo ry'Imana. Tugiye mu ijambo ry'Imana. Intego y'ijambo ngiye kuganira namwe iravuga ngo umushinga udahomba ni ugukorera Imana dukiranuka tuyumvira. Ndasubiramo, umushinga udahomba ni ugukorera Imana dukiranuka kandi tuyumvira. Ni amagambo atatu akubiye mu ijambo ryitwa umushinga. Ayo magambo atatu, irya mbere gukorera Imana, irya kabiri gukiranuka, irya gatatu kuyumvira. Ni amagambo atatu. Umushinga udahomba ni ugukorera Imana, umushinga udahomba ni ugukiranuka, umushinga udahomba ni ukuyumvira. Ni amagambo atatu yuzuzanya akubiye mu ijambo ryitwa umushinga. Yesu nashimwe. Haleluya. Ayo magambo ni ku Uwiteka Imana yayansesenguriye, arambwira ngo uwo ni wo mushinga udahomba iyo umuntu awinjiyemo neza. Yesu nashimwe. Uwiteka Imana yarambwiye ngo ushobora gushora miliyoni zigahomba, ngo ariko uyu mushinga iyo uwinjiyemo neza ngo ntabwo ujya uhomba. Yesu nashimwe. Haleluya. Uyu mushinga udahomba rero niwo namaze kwinjiramo, ndavuga ntibyari byo byose amaboko ndayamanitse, nti noneho reka uyu mushinga mwinjiremo. Yesu nashimwe. Ibyo gucuruza ntibyari gushoboka kuko yari amaze gushyiraho iri kosora ryo kutabona. Yesu nashimwe. Ibyo gusaba ntabwo byari gukunda kuko Uwiteka Imana yari yamaze kumbwira ngo ntabwo uzigera usabiriza n'umunsi n'umwe. Yesu nashimwe. Ahubwo akamatati haguruka umvugira umeze gutya. Ninjye wabaye nshyizeho agashashi kandi ni nanjye uzagakuraho igihe nzashakira. Bene data, igihe nzashakira ni mu wuhe mwaka? Nta wawumenya. Ariko yarambwiye ngo igihe nzashakira. Naravuze ntuwite, nturi umuhanga, nta nubwo uvuze mu mwaka uyu n'uyu, uvuze igihe nzashakira. Yesu nashimwe. Umushinga udahomba rero ni ugukorera Imana dukiranuka kandi tuyumvira. Ayo magambo uko ari atatu turayavugaho twihuse. Ijambo rya mbere ni ugukorera Imana. Twabonye ko ari amagambo atatu yuzuzanya akubiye mu ijambo ryitwa
umushinga. Ijambo rya mbere turaribona muri Nehemiya ibice 6 umurongo wa 15 n'uwa 16. Turarisoma. Yesu nashimwe. Muramfasha muri insomere? Mufite Bibiliya aho? Nehemiya ibice 6 umurongo wa 15 n'uwa 16. Inkike zuzu. Nuko ku munsi wa 25 w'ukwezi kwitwa Eluli, nuko ku munsi wa 25 y'ukwezi kwitwa Eluli, inkike ziruzura. Twari tumaze iminsi 52 tuzuba. Maze abanzi bacu bose babyumvise, abanyamahanga bose badukikije bakuka imitima, baca bugufi cyane, barigaya kuko babonye yuko Imana ariyo ikoze uwo murimo. Amen. Haleluya. Yesu aguha umugisha. Ngo ku munsi wa 25 z'ukwezi kwitwa Eluli, ngo inkike ziruzura. Haleluya. Ngo bari bamaze iminsi 52 bazubaka. Uyu ni Nehemiya na bagenzi be. Nehemiya yari umuherezi bwami, ntacyo yarabaye, yaraguwe neza. Ngo ariko yumva amakuru yuko iwabo i Yerusalemu hasenyutse n'amarembo yaho yahiye. Ngo agira umubabaro mwinshi cyane, n'umwami arabibona ko Nehemiya yababaye. Ngo amubaza impamvu z'uwo mubabaro. Nehemiya amubwiza ukuri kose. Yesu nashimwe. Ngo umwami amuha ibyangombwa byose n'inzandiko zimwemerera kujya gusana iwabo i Yerusalemu. Haleluya. Nehemiya ageze igihe aragenda, ariko agezeyo ateranya abantu bahuje nawe nk'uko yagenda agateranya abanyamasengesho. Birumvikana, batangira kujya inama y'uko bagiye kubigenza, batangira kujya inama uko bagiye kubaka, batangira kujya inama y'uko bagiye gusana. Ngo ariko bitwa ba Sanibalati na ba Tobiya na ba Geshemu batangira kubaca intege. Natwe muri uru rugendo turimo hari ibiduca intege. Twagereranya na Sanibalati na Tobiya na Geshemu. Ibyo ntago bijya bibura mu rugendo bene data. Ariko ngo nubwo babacaga intege, Nehemiya na bagenzi be bakomeje kwiyungamo agatege, ngo bakubaka, ngo bakofata ngo intwaro mu ntoki, ngo bakubakisha ukuboko kumwe, ngo ukundi gufite intwaro mu ntoki. Haleluya. Natwe mu minsi nk'iyi dukwiye kugendana intwaro zose z'Imana, kugira ngo tubashe kurasana n'isi n'umubiri na Satani. Kuko hari ibimeze nka Sanibalati na Tobiya bibe bitwasamiye, bidashaka ko dukomeza urugendo. Haleluya. Ngo noneho ngo babitegeza ngo bakavuga ngo ariko ngo biriya barimo gukora n'ibiki, ngo biriya ngo ingunzu zizabisenya. Haleluya. Ariko ntabwo ingunzu zigeze zibisenya nk'uko babivugaga babaca intege. Inkike zageze igihe ziruzura bene data. Uwiteka Imana ashyigikira Nehemiya na bagenzi be, inkike ziruzura. Ngo na bagenzi be ngo noneho ngo baranezerwa. Ngo inkike zimaze kuzura, ngo hari hashize iminsi 25 ngo z'ukwezi kwitwa Eluli, ngo inkike ziruzura. Ngo abanzi babo abanyamahanga bari babakikije, ngo bakuka umutima, bakorwa n'isoni. Haleluya. Niko bajya baducira, batureba bakavuga ngo turapfuye, ariko Uwiteka Imana akaturengera. Yesu nashimwe. Haleluya. Uwiteka Imana ashyigikira Nehemiya na bagenzi be, inkike ziruzura. Zimaze kuzura, ngo abanzi babo babakikije, abanyamahanga, ngo babyitegereje neza, ngo bakorwa n'isoni, ngo bahindura imvugo. Noneho bavugaga ko ingunzu zizabisenya, noneho baravuga ngo Imana yabo niyo ikoze uyu murimo. Haleluya. Yesu nashimwe. Hari abantu bajya bandi bakavuga ngo ariko Imana igira amaboko. Yesu nashimwe. Bitewe nuko nari imeze. Iri ni ijambo rya mbere
twari turi ku ijambo rivuga ngo umushinga udahomba ni ugukorera Imana dukiranuka kandi tuyumvira. Uyu mushinga murumva warahombeye Nehemiya na bagenzi be? Ntabwo wigeze ubahombera, ahubwo Imana yahawe icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye ku ijambo rya kabiri. Twavuze ko ari amagambo atatu yuzuzanya akubiye mu ijambo ryitwa umushinga. Tugiye ku ijambo rya kabiri rivuga gukiranuka. Mudusomere muri Yobu ibice 42 umurongo wa 10. Yobu 42 umurongo wa 10 wonyine. Haleluya. agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Amen. Yesu aguha umugisha. Ngo Yobu ngo agisabira bagenzi be, ngo Uwiteka Imana aherako aramwunamura, ngo amukiza ibyago bye byose, ngo amukubira kabiri ibyo yari atunze. Uyu ni umugabo witwa Yobu, yari uwo mu gihugu cya Usi. Ngo Yobu yari umukiranutsi yubahaga Uwiteka Imana. Haleluya. Iyo usomye mu gice cya mbere umurongo wa 7 n'uwa 8 uhasanga ijambo rivuga ngo Uwiteka abaza Satani ati, ngo uturutse Satani? Ngo Satani asubiza Uwiteka ngo mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Ngo Uwiteka aramubwira ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu ko akiranuka, ngo nubwo ngo wanteye kumuhora gatsi. Haleluya. Uwiteka Imana nawe ubwe yahamije Yobu imbere ya Satani, amubwira ko Yobu ari umukiranutsi. Uyu Yobu yari umukiranutsi yubahaga Uwiteka Imana, ngo kandi yari umutunzi mu gihugu cya Usi. Ngo ntako atagiraga yarayubahaga, gafasha abakene, gafasha imfubyi n'abapfakazi. Ngo ariko igihe kiragera Satani aramusaba. Imana yemera ko Satani amusaba, yemera ko bimugeraho. Amazu arasenyuka, abana barapfa, amapfizi ashira mu biraro, inshuti za Yobu zimuvaho, umugore yishakiye nawe amuvaho. Ngo ariko Yobu yakomeje gukiranukira Uwiteka Imana ye. Haleluya. Yesu nashimwe. Turacyari ku ijambo rivuga ngo umushinga udahomba ni ugukorera Imana dukiranuka tuyumvira. Yobu yakiranukiye Uwiteka Imana. Inshuti ze zirimo Berudadi zaramwegeraga zikamwemeza ko nta mukiranutsi upfa urwo rupfu, kuko yageze igihe n'umubiri uramuhinduka, aba mwifu yishimisha urujyo. Inshuti ze zirabyitegereza zikavuga ati, ihane Yobu, waracumuye ku Mana, tugusabire. Ariko Yobu ntacyo umutima wamushinzaga, yababwiraga impamvu z'ibyiringiro bye. Yesu nashimwe. Akababwira ati, njyewe Yobu navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Yobu akongera ku mpamvu z'ibyiringiro bye akababwira ati, Uwiteka Imana niwe wabimpaye, kandi niwe ubyishubije. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Yobu akongera ati, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Ati uruhu rwanjye Yobu nirumara kubora, ati amaso azareba Uwiteka Imana n'ayanjye sayundi. Yesu nashimwe. Yobu yari afite ikintu bita ibyiringiro, yari umukiranutsi, yakomeje kubaha Uwiteka Imana. Inshuti ze zimuvaho, umugore yishakiye ageze igihe aramubwira ati, ihakane iyo Mana yawe wipfire, ubundi se ubushigaje iki? Wayihakanye ubundi ukipfira. Yobu abwira umugore ati, uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ati se mu kuboko k'Uwiteka Imana havamo ibyiza ukabyakira, havamo ibibi ukabyanga. Yesu nashimwe. Yobu akomeza gukiranuka kwe, aratuza. Igihe kiragera Uwiteka Imana agenderera za nshuti ze. Uwiteka azibwira ati, mwishakira amapfizi 7, musanga umugaragu wanjye Yobu abasabire kuko niwe
abonye ukiranuka. Haleluya. Umushinga udahomba ni ugukorera Imana dukiranuka kandi tuyumvira bene data. Haleluya. Za nshuti ze zifata amapfizi 7 ziragenda kwa Yobu, ari ryo jambo dusomye rifite umutwe uvuga ngo Yobu asabira bagenzi be. Haleluya. ngo Yobu agisabira bagenzi be ngo Uwiteka Imana ahera ko aramwunamura, amukiza ibyago byose, amukubira 2 ibyo yari atunze. Yesu nashimwe. Haleluya. Uyu mushinga wahombeye Yobu ntabwo wigeze umuhombera. Haleluya. Niba yari afite amapfizi 1000 yagize 2,000. Yesu nashimwe. Bibiri twereka neza ko abana Yobu yagize ba 2 barushaga uburanga ba mbere. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Turacyari ku ijambo rifite intego ivuga ngo umushinga udahomba ni ugukorera Imana dukiranuka bene data kandi tuyumvira. Yesu nashimwe. Tugiye ku ijambo rya 3 kuko twabonye ko ari amagambo 3 yuzuzanya akubiye mu ijambo ryitwa umushinga. Yesu nashimwe. Dusomere mu Itangiriro ibice 7 umurongo wa 23 wonyine. Itangiriro ibice 7 umurongo wa 23 haravuga ngo ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine arokokana n'ibyo yari kumwe nabyo muri iyo nkuge. Amen. Yesu aguhe umugisha. Haleluya. Haleluya. Ngo ibifite ubugingo byose birarimbuka, ngo abantu n'amatungo bararimbuka, ibikururuka, inyoni, inyamaswa byose bitsembwa mu isi. Ngo ariko Nowa wenyine arokokana n'ibyo yari ari kumwe nabyo mu nkuge. Yesu nashimwe. Uyu mugabo Nowa Imana yaramukundaga. Yesu nashimwe. Nowa Uwiteka Imana aramusanga amubwira ko iherezo ry'ibifite ubugingo byose rije mu maso ye. Imana iramubwira ati noneho Nowa ibarize inkuge mu giti cyitwa gofero. Nowa yarumviraga bene data. Nowa yarumviraga. Natwe twumviye twarya ku byiza byo mu gihugu. Yesu nashimwe. Imana imubwira igiti cyitwa gofero. Niba yari kugikura kure yagiye kure. Ntabwo yakubiye hafi ngo afate umusave cyangwa umuvumo, ahubwo yagiye guhiga igiti cyitwa gofero. Uwiteka Imana atangira kumubwira uburyo ari bubazi iyo nkuge. Haleluya. Yesu nashimwe. Atangira kumubwira ati mu burebure ugira imikono izi n'izi, mu bugari ugira imikono izi n'izi, idirishya urishyira aha, umuryango ushyira aha, ibyumba ubigira ibi ngibi. Haleluya. Ati kandi numara kuyuzuza uzayihomeshe ubushisha imbere n'inyuma. Yobu yarumviye. Ibipimo yahawe n'Uwiteka Imana nibyo yakoresheje, ntabwo yihangiye ibye. Idirishya Uwiteka Imana yamubwiye niho yarishyize. Haleluya. Aho umuryango yamubwiye kuwushyira niho yawushyize. Nowa ntabwo yahomye imbere ngo inyuma hihorere, hose yarahomye nk'uko Imana yamubwiye ngo uhomeshe ubushisha imbere n'inyuma. Haleluya. Yesu nashimwe. Nowa yumvira Uwiteka Imana. Arabaza inkuge ku manywa, arabaza nijoro, abantu bamwibazaho. Kandi iriya nkuge ntabwo Nowa yayibaje wenyine. Burya Imana yamuhaga abaterankunga yababwira ati isi igiye kurimbuka, ibintu bigiye gushira. Abantu bakavuga ati natwe reka tugufashe tuzayijyemo da. Hashira iminsi bakareba ati mu isi ibintu biranetse bireze, dukomeze kwishinga uyu musaza atageze mu zabukuru wasanga natubeshye. Yesu nashimwe. Ngiyo nkuge yayibaje igihe kirekire, abantu barananirwa barigendera, ariko Nowa akomeza kubaza. Igihe kiragera iruzura, Uwiteka Imana aza kureba ko Nowa yabigenje neza nk'uko yamubwiye. Arangije aramubwira ati Nowa rero fata mu bikururuka ikigore n'ikigabo, mu nyamaswa ikigore n'ikigabo, mu biguruka ikigore n'ikigabo. Ati kandi
winjiremo n'abahungu bawe n'abakazana bawe. Haleluya. Nowa bigenza gutyo. Icyitonderwa, Uwiteka Imana avuga ati kandi uhunikemo n'ibizagutunga igihe umwuzure uzaba utararangira. Nowa abigenza nk'uko Uwiteka Imana yabimubwiye. Nowa yinjira mu nkuge. Yesu nashimwe. Uwiteka arareba asanga Nowa azagira impuhwe. Uwiteka Imana arikingira. Igihe kiragera, babona imvura iraguye. Imvura iguye babonye bikomeye, bajya kuri ya nkuge ati Nowa turengere kingura, Nowa twaje. Haleluya. Nowa arababwira ati ntabwo ari njye wakinze. Ayiwe, ngo ibifite ubugingo byose birarimbuka, abantu n'amatungo bitsembwa ku isi we, ibikururuka, inyamaswa, ibiguruka byose birarimbuka bitsembwa mu isi. Ngo Nowa wenyine nabo yari ari kumwe nabo mu nkuge ngo nibo barokokanye. Uwo mushinga wahombeye Nowa, ntabwo wigeze umuhombera bene data. Yesu nashimwe, ntabwo wamuhombeye. Twari turi ku ijambo rivuga ngo umushinga udahomba ni ugukorera Imana dukiranuka kandi tuyumvira. Yesu nashimwe. Nehemiya n'abagenzi be ntabwo umushinga wabahombeye. Yobu ntabwo uriya mushinga wamuhombeye. Nowa nabo yari ari kumwe nabo mu nkuge ntabwo uriya mushinga wigeze ubahombera. Nanjye ndabingingira mu mwami Yesu ngo dukorere Imana dukiranuka kandi tuyumvira, kuko tumaze kubona neza ko uyu mushinga ntabwo uhomba. Iyo uwinjiyemo neza ukabikora neza ntabwo uyu mushinga uhomba. Yesu nashimwe. Haleluya. Nanjye murabona ko maze kumvira Uwiteka Imana, mvuye iyo ngiyo numva narahuzagurikaga nkemera nkinjira mu muhamagaro neza. Ntabwo uyu mushinga wigeze umpombera. Yesu nashimwe. Ntabwo wigeze umpombera. Mpagaze imbere y'ubwoko bwayo nkavuga ngo warampombeye, naba mbeshye Uwiteka Imana. Uwiteka ntako atabigenje. Ibyo yambwiye byose yagiye abikora. Na nuba akimbwira ati ndaje nkugirire neza, ndaje nkugirire neza. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Kandi Uwiteka Imana yabigenje neza cyane. Ndibuka muramukazi wanjye, mushiki w'umutware wanjye, yageze igihe abaza abaganga, icyo gihe ndi mu bitaro, arababaza ati ariko se ko ari njye umwitaho, umutware we ko yapfuye, kuko ni iki kimurya mu nda, kuki mutamubwiye igisubizo mwabonye mumucishije muri sikaneri? Baramubaza ati ni wowe umwitaho? Ati mupfana iki? Ndi muramukazi we, ndi mushiki w'umugabo we. Ati noneho reka tukubwire ikibazo afite. Atega amatwi ngo muganga aramubwira ngo twasanze arwaye kanseri ku mwijima. Baramubwira ati ariko ntubimubwire, umwihorere. Natunguwe nuko hadaciye umwaka aribwo abimbwiye. Ibyo byatumye muramukazi wanjye akizwa. Haleluya. Haleluya. Byatumye akizwa, aravuga ati mbonye ko Imana ukorera ari Imana nyamana. Imana nihabwe icyubahiro, yakoze ibikomeye natwe turishimye. Imana nihabwe icyubahiro. Ndibuka ntangira ngenda nzanzamuka, bamfashe ibizami byo kugutwa, amatwi yari yarabyimbye arimo ibintu by'ibizi hano hasi. Bamfata ibizami babijyana ngo muri laboratoire nationale. Ndetse n'umuntu wabaga umfasha akaboko, nagiye kwa muganga kugira ngo babivomemo babijyane muri laboratoire nationale. Baramubwiraga ngo uwo muntu ngufashe, ngo uzi uburwayi afite, ngo uko bumeze, ngo ushatse wakwirinda. Ariko uwo turi kumwe akamuga ati nawe yari umuntu. Haleluya. Ibyo bizamina n'ubu imyaka 6 irashize ntabwo nari nabona igisubizo cyabyo. Yesu nashimwe. Imana rero burya ni dogiteri w'abadogiteri, arashoboye. Kandi ndimo ndabingingira mu mwami Yesu ngo nimwinjire muri uyu mushinga udahomba. Nababwiye ngo ni umushinga wo gukorera Imana dukiranuka kandi tuyumvira. Uwiteka Imana ikirenze kuri ibyo azaduha ubugingo buhoraho, kandi tukiri mu isi azajya dukubira inshuro 100. Imana nihabwe icyubahiro. Hari ibyo yakoze rero muri uru rugo ndayishimye. Yakoze imirimo itangaje, ndabikora nk'uko yabigennye. Icyo nzi cyo ashobora byose. Murebye hejuru ntago mwabona ya mabati arimo imirayi yarabaye n'umukara.
Yesu nashimwe. Murebye mu nzu finisaje Uwiteka Imana yavuze yarabikoze neza. Yesu nashimwe. Murebye neza mukitegereza, nuko wenda mbere mutahazi ntabwo mwabona ibitafari bishinyitse birobetse gusa, ntabwo mwabibona. Yesu nashimwe, yabigenje neza. Murebye neza inzugi yarazihinduye, murebye neza intebe yarazihinduye. Nari mfite ntangiye ubuzima, nibyo byose murimo kubibona ko atari ntangiye ubuzima. Yesu nashimwe, haleluya. Ibyo byavuye mu gukorera Imana, nkiranuka kandi nyumvira. Imana nihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe. Ndumva twasoreza ahangaha tugasenga Imana. Ibyo ari byo byose by'Uwiteka Imana yavuze, ndabona agenda abikora neza. Nari ndi ku biro 46, ubu ndibaza ntihaga ari ibiro 46 mfite. Ndibuka ko ubwo mperuka nari mfite ibiro 70. Yesu nashimwe, haleluya. Uwiteka Imana yagiye abigenza neza, akambwira ati nzakwambika, nkabona aranyambitse. Akambwira ati humura abana be baziga, uriya w'umukobwa ageze muri kaminuza. Yesu nashimwe, haleluya. Yesu nashimwe. Nukuri n'umukozi w'umuhanga. Ese wakwibaza ati uyu muntu ufite ubumuga bwo kutabona yagira umwana ugeze muri kaminuza? Ese wakwibaza ati ese uyu muntu utabona abahwate? Haleluya. Byose Uwiteka Imana bigenza neza, haleluya. Kandi kigeretse kuri ibyo azampa n'iherezo ryiza. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nzi. Rezini kibo tutuku wa de bonne sanse mora legide trebo. Wizini senizobi ayigebo tutu erizemo ayisini zenikuwa. Rezini fo wi devominini de trebo ayigezini fo. Uri umwami ukuri Imana nyamana, wakoze ibikomeye nanjye ndishimye. Rezini kibo tutukuwa, warakoze Mana, ntacyo ngushinja, ntacyo nkugaya, kuko wakoze ibyo warugambiriye gukora. Kandi nzi neza ko Nyiringabima rezini twizeye urakoze. Amen.